Jay Polly Martin Promoter. It's getting serious on this track, fam. Yo, double hivi ni byiyumviro by'abatavuga. Yo mame vayo aha come on hey yo natangiye muri benshi cyane bambwira ariko sinabibonye muri Touch Records. Natangiye akazi nk'umusaza ariko benshi nakoze akazi muri beat. Yo mame inzagaruka mbabwira beat zanjye zose, kandi namwe muzamanikira ibiganza hejuru mbashyirire n'imbaraga nanjye mbaha imirongo. Reka kera bajyaga bambwira yo mame nakomeje beat za hip hop kuva i Kigali mu Rwanda nk'abatafugenge bamanika ibiganza, ariko abavandimwe benshi natangiye banca intege ngo ntinzazigeza. Yo mame reka nkubayure mubabwire abahungu banyu njye nkubita rap nka Bushali cyangwa se Pifura cyangwa se Fireman. Amahoro kuri mwe natafugenge Jay Polly. Come on yeah. Ubuzima izi ni story zanjye muri beat. Alright yeah man mame yo Kigali capital yo record naje mu mihanda mpabasangira njye nkora akazi nkanjye ntawe umenya izanjye nawe menya kamwe kanongiki nakoze imirongo abatafuze ngo baremera, kandi nanjye nzakomeza mbaha imirongo sinzigera ncika intege mu buzima bwanjye yo muntega amatwi mbabwira izi ni story zanjye. Come on reka nkomeze mbasuhuze batavuga ngo abanjye yeah man come on yari umuhungu wanyu Double F muri Touch Records Kigali Capital Records yaha yeah man come on yeah yo mame nibyo vayo nibyo vayo ni beat y'umusaza yari double come on yo mame rap